ndashaka ko munsobanure se ko nduzi mwigize amabubu ntago mwumva ibyo navuze ntago byumvikana mwebwe muziranye hehe naho usibye ngiye kuza kumukorera amasuku rimwe na rimwe hano ibyo ngibyo nta bindi amasuku ni ugukorera amasuku hano nkeneye kumenya deal behind you and between you ese kundi gutabuka wa mugore we uzi ko wibagiwe ahantu hagaze uri kwikaraga wifata mu mayunguyungu ugira gute hano ni wawe kuba ntari iwanjye bivuze ko ntemerewe kuvuga ha nukuri kuvuga ibyo utazi giye nakubwiye ko nza hano gukora amasuku rimwe na rimwe ubwo niwe uri kuvuga ibyo uzi none ahubwo wowe hano ntabwo nari nzi ko uhazi nanjye birantunguye kuhakubona nta kuntu utatumva reka kwisobanura cyane muri rusange n'ukunguko nta busobanuro dufite ko kuguha niba wasoje ibyakuzanye hano niba wabisoje ntago birasoza mutaransobanurira deal mufitanye ntago birasoza barayikubwira kangahe barayikubwira kangahe akunda ndi igicucu neza ndi kwigira umwana mwiza ukabona ko ndi igicucu nabye ngufite reka kuvugira hejuru iri wanjye please gabanya ijwi ryawe uvugire hasi nkundireza abaturanyi sibyo niba bikunaniye naho sohokera mu rugo ugende get out utagenda se ntagiye neza mwangira muke neza je uranza ariko ntunyegere neza uranza ariko nditonda ariko iyo nshatse kuba igisimba n'igisimba okay sohokera iwanjye none byari umuriro pe kandi ibiki bibaye kweli usigaye nihangana pe sigaye nihangana sari yaguhamagaye akubwira ko ari buzuye umunsi iyo mbimenya simba nje ngo nsange hano iranshinze y'umugore karibu meze neza bikarimu sana wakire kabonaga bingiza ni bose gusa abatari bo koko serenka bishimye agatima keza wagakuye he none kose uko wakwibumbaza icyo kibazo none se uko kurumva nta kikubaza nyakanye numva ari ingenzi kukinsubiza ahubwo reka shenge burya umuntu ashobora kuba mubi akazahinduka aba mwiza ubwo ndabimenye nabyo kandi ntabwo abizi umuvandimwe ni ikintu gikomeye amaraso ntabwo ari amazi reka ndashaka kukwibagiza ahashize ese buriya umuntu yayibagirwa koko ari twigishwe mu by'ukuri wenda nakumva kubera amabi nagiye nkora ahashize kwa kugutocarenga ariko ndagusabye muvande ndagusabye n'ukuri bitekerezeho nanjye ndabisengera ngerageze kukwibagiza ahashize ibibi byose nagukoreye ndashaka kubikwibagiza cyangwa ke ntumbwire ko uriya mukobwa mushobora kuba mukundana ke inde mukobwa uri kuvugaho neza uvuye ahangaha ke cyane niyo mpamvu uri kunyanga muri iyi minsi ke sha ntumbwire reba amadiru yose nagiye nkorana nawe
ke nukuri biba byose nabikoze kubera ko nagukundaga singeneye kumva ko ushaka kuba uri kunyanga kubera neza ibyo bintu ntabwo nabyumva uzi ko utumye nseka kandi nari ndi kubabara nyine banza umbwire ko atari byo ntekereje ikamubwira ikintu kimwe neza uri ubona muzi kuva kera nyina tutaramenya hari ibintu byinshi cyane byagiye biba hagati yanjye n'uriya mudamu uvuye hano si ngombwa ko umuntu ajya muri detaye ngo mubwiye ngo byagize gutya na gutya na gutya shenge nyine ndi kwibaza umuntu ashobora kwibagirwa mu by'ukuri biriya bintu wankoreye ko umuntu ashobora kuba ari umwana mwiza nibyo ariko se hari igihe ureba umuntu ukabona se n'iki ngiki umuntu yakibagirwa n'iki umuntu akakibagirwa birashoboka cyane pe bitewe n'ibyo tugenda dukora muri past yacu hari ibintu dukora bitari byiza ariko ndagusezeranya ko tuvanyeho n'iby'ubuvandimwe pe ndagusezeranya ko ntazongera gukora amafuti nk'ariya narize kuko ushaka guhemukira umuntu ukamuhemukira ugasanga ejo niwe uzakenera cyangwa se mugani nk'uko byanguyeho bikangwirira nkabona biraje nkabona uri umuvandimwe wanjye nkatangira nkicuza ariko kandi ntazasubiza inyuma ibihe nzakwibagiza ahashize erega umujye nawe turavukana nkarinka rwose ntabwo wabyumva disi ntabwo wakumva ukuntu mba nishimye buri kimwe cyose icyo bizansaba cyose nzagikora kugira ngo unyiyumvemo aho nageze nkubabaza ngiye kugeza nkushimisha sister ibaretse ku Harrison umva niyo mpamvu nagiye ngatekereza ngo batusuko nubwo ntakuranye n'umuvandimwe wanjye ntazi ibihe yanyuzemo ntazi uko wenda yaraburaye yarabwiriwe nakore ndatekereza bitangira mu tuntu abanyuze no kumenya ibyo abakobwa bakunda gukenera reka nanjye ndi umukobwa ese ko turi bugushimisha oya nishimye kandi wakoze nibura kuba wateye intambwe ugatekereza uti reka njye kureba shenge mu hakantu ntabwo navuga ngo umutima wanjye urakingutse cyane ariko urabizi ko kubabarira n'intambwe uzi ko njya nibaza hari ukuntu bajya bavuga ngo uri imfura nka so njya nibaza wenda papa sakora byiza kujya nibaza se nawe uri imfura nka mama menya mama wacu yari imfura ese mama wari umuzi urabona amatage n'amatende kandi nkiri umwana nawe wari mutoya ari muto sinzi ariko ashobora kuba yarasaga nkawe ashobora kuba ari imfura nkawe none se wowe na juru ko musa na papa wasanga ndamugana ari gusa na mama ntawamenye ko ngende iraburamo ki oya ndi kwivugira wenda mu mico iby'uruhu byo nta kintu bivuze kuko umuntu arisiga akaba yanasaba n'inzobe yari igikara wajya wenda nk'umurame ko uvuye nko mu Rwanda ugahita uba akazungukazi ariko ndi kuvuga mu mico n'imyifatire rero ukuntu nagutoca arenze wenda si kugira ngo nkwibutse ahashize ugakomeretsa ariko iyo ushaka kumenya iyo ujya wibuka aho uvuye kabone nubwo naba nifuza umukozi ntabwo yaba neza pe nta kibazo ndakwizeye aho ngaho naho mu kanya umutima wari unsimbuye gusa tumye numva umujinya buriya nyibukije nkiri umunyamahane uzi ko natuje we ko yaragukubise iwanjye none ariko iyo yibeshya akakujomba urutoki nari buruvune ntabwo njye yangendana yibeshya akagukoraho imana irankunda pe imana irangendera tu buriya ni imana yashatse kugutabara yego ko nari ngiye kumukubita urushyi ahubwo njyewe iyo yibeshye akagukubita ninjye wari bumugukubitire ntabwo nari bisi buriya yankubita muri kumwe nyine biri ari amahane yo kwizamura no kwisaza iyo yibeshya ngo arebe yari bumbone naratuje kazi uzi ko barantinyaga kubera gukunda kurwana je nta muntu wambiraga amagambo icyo ebyiri yakora barandahiye gusa nyine nabaye sinzi ikintu cyambereye buriya urakuze nyine oya nyine guhura n'abantu bafite ubwenge buriya
nahuye n'abantu bafite ubwenge baranyigisha tu bimeze biti se ko nawe waje utunguranye nta nubwo wahamagara ngo uvuye ngo ndaje ibyari binzanye sinzi niba ndi bunabikubaze bihuriranye n'iyi shitani kazi y'umugore umva ndacanganyukiwe neza ariko nari mbuze icyo mvuga ngo ndumura amasuku hano ntacyo ndahikuye yakuje yakora nyine sometimes icyo ngukundira sha byose n'urukundo nyine subize ko ntacyo nagukorera gusa nyine seke na n'ubu mucyari kubitekerezaho ibyo ndi nakubwiye nategereje kumbwira ko nkunda narahebye se reka mubwize ukuri nagerageje cyangwa ngerageza gushushanya njye nawe dukundana nk'umuntu w'umukunzi we wenda twasohokanye ahantu turi gukora ibintu biri romantike wenda wanjyamye mu gatuza kanjye n'iki byose nkabona ko bidashoboka please ndabizi ko wasabye urukundo ko nakubira umukunzi wenda tukabangana wowe na Juliette gusa ku bwanjye nifuza ko twakomeza uko twari tumeze ugakomeza kumbira umushiki wanjye nanjye ngakomeza kuba musaza wawe binkundiye ntabigushimira pe ibyo bindi ndi kugerageza kubishushanya ngabona wapi ntago bikunzamo pe simubeshi kandi shukura si kuvuga ngo imvura iri kuvunika mu mutima wawe ntago ndi kuzumva kuko nanjye byambayeho gukunda umuntu utifuza gukundana n'afite undi we ndakunda sigiye kukubwira ko mfite undi nkunda ariko gukundana nawe nga sheri ishusho shukura abamubeshye pe imvura ntabwo uzumva yaba uri kuzumva ukabaye wakira icyo umutima wanjye wagusabye ariko nta kundi nyine nta kundi nabigenza shuko yone nayikijwe nagukoreye nkaguhebebesha nkagukubita nkaguca amaso nkakwambura kariya kantu k'umukunzi wawe cyangwa gakiza karahari bandi bize muri kumva guhamagara umusheri tweganirire ntabwo ari ingenzi kurenza wowe muri make ukaba n'ubu ukinkingurira amarembo nkabaza nkicara aha n'iby'igiciro mu bigaragara ni uko byanga bikunze hari uwakureze yari afite umuco muzima ariko n'ababyeyi bacu hashobora kuba harimo umwe w'imfura cyane cyangwa se gusa ari n'imfura birashoboka wenda papa niwe wandeze ariko nka mama wanjye ashobora kuba yari ameze nkawe pe iyo yari ameze nkako kuko yitwara ntabwo nkeka ko wabitoye hariya mu muhanda gutyo gusa ugenda utambuka ngo bize ngo pa ninka ni ukuri ndagushimiye cyane namo ndagerageza kwiga kubaho mbabarira cyane ko ntawe umenya iminsi umuntu asigaje ni byiza ko nyine igihe kigera ukumva ko umutwaro wakaba wibitse ku mutima ni byiza ko urekura abantu ukabemerera bakagukunda aho bishoboka aho bidashobokeye nabo ukabarekura nyine ukumva ko ubuzima ari uko bukoze bamwe barakundwa abandi bakangana ariko kuri njye nifuzaga guha amahirwe umuntu wese uje ansanga niba rero nawe nka mukuru wanjye ndabumva ari cyo gihe bizatwara imbaraga wenda sinavuga ngo nakwisanzuraho cyane ariko nzi ko bizaza nzakora igishoboka cyose kandi uzatakara mu rukundo ndabizi ko uzankunda agasigisigi kikiza ku babyeyi bacu dukomokaho ntago kabura ako rero urwo rukundo wanyeretse ineza ihusha inabi ineza wanyeretse yarankuruye irankurura bituma ngomba kumva yuko hari icyiza ngomba gukora muri buno buzima nsigaje so nzabikora urakoze ngo nizere yuko ugiye kumpa amahirwe
hari agacyayi n'amata uranywa iki mbere ya byose ko ari ubwa mbere umuntu yaburira amahoro ariko ni ubwa mbere icyo nshaka ni urukundo rwawe sinshaka ibya nyirenge ku ntenge numbabarira ukanyumira ko ngiye kukubera umuvandimwe nkakosora hashize that's all ariko uremera nyine ufate n'akantu nta kibazo nawe niba ushaka n'umuneke hari umumama ujya utuzanira imineke myiza hariyo yari yatuzaniye nta kintu kwanga gitutsi wawe urayikunda umva nta kintu ntakunda gitutsi wawe muvandi reka nkuzanira akantu rero ubundi ibindi turakomeza kubivuga rike na gifuti yanjye ariko ndaho na juru oya kibazo byihorere ni ibyanyu mwese nk'abavandimwe ibyishimo mbona mana yanjye ngenda ategereje ko ibyo byishimo nanjye bisangiza nkishima ibyo byose ni inkuru nziza kuva kare wahereye kare umbwira ngo ni inkuru nziza ngo icyo nzi cyo ni inkuru nziza iyo nkuru nziza kutayimbwira nanjye ngo uyinsangize nanjye nishime inkuru nziza ubwami bw'Imana no gucungurwa k'umunyabyaha haleluya amen aha iyo abantu rero barimo baravuga inkuru nziza yego haba higanjemo ijambo rimwe rivuga ngo twarababariwe nibwo butumwa bwiza twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Yes. Anti rero. Yes. Nanjye nababariwe n'Imana, mbabarirwa na Yesu, mbabarirwa na shenge. Mia. Yesu we. Yes. Unanezerewe kubera ko yambabariye. Wait. Bivuze ngo inama nakugira warayikurikije uragenda uramwicaza umusaba imbabazi muraganira. Oh my God. Kandi nahawe nandi mahirwe yo komeza kumukunda. Oh gosh. See? Thank you Jesus. Ubwo rero ndacyafite impamvu yo kwishima ko nababariwe. Warababariwe, right? Yeah. Basi se warikoganizinze your mistakes? Yes. Uzi uburemere bw'amakosa wari wakoze? Yego. Yewe byo byose ndanezerewe twaraganiriye bihagije. Umusaba imbabazi mbikuye ku mutima, nawe arankundira aranyumva arambabarira, ariko imbogamizi ntizibura. Wait a minute, utarambwira iby'imbogamizi kano kanya ikintu cya mbere na mbere shaka kukubwira kandi ndagira ngo ufungure amatwi yawe ucyumve neza. Right? Yeah. Urabona aya mahirwe? Aya mahirwe aboneka rimwe, nimboneka rimwe. Iyi ni second chance uhawe, ahubwo se ubu ni second chance igihe wababarije uriya mwana w'umukobwa ni nka 100 chance. Yeah. So this kind of chances comes once in a lifetime. Niwongera ukamesinga, niwongera ukitesha aya mahirwe Imana iguhaye. Liam, my darling. Sister, nakuvugisha. Meze neza. Amahoro. Yego. Hari ikibazo se umpaye nk'amasegonda cyangwa iminota itanu tukavugana? Niba utihuta ariko. Ntabwo nihutaga, nta kibazo wambwira. Okay. Njye nitwa Tony, ndi umuganga, mvura indwara zose muri rusange. Ndakubonye nifuza kuba nakuvugisha. Nye nanjye nitwa Sonia, ndi secretary wa office y'ako karere. Wow, ufite izina ryiza. Urakoze. Yego. Ni byiza kumenyana nawe ubwo ukora mu karere wenda bizajya binyorohera. Bizabikora. Byashoboka wenda wabona nanjye nzagukenera umunsi narwaye. Anyway, hagati aho ngaho nyine twese tugomba gufashanya ariko seka neza. Natangiye kubeshya bya bindi by'abatibu. Oya ntabwo ari ukubeshya, maze kukubeshya byafasha iki? Okay, urakoze. Ariko ubanza witonda mu buzima busanzwe.
Nese si umuco umukobwa no witonda Takoberana gusa kandi birakubereye. nukomeza kuvuga gutyo ndigendera Oya nyine uri kuntera isoni. Oya ntago ari ngombwa ariko ni nuko kuganiriza kugira ngo tumenyane kuko ndakubonye nyine nifuza kukuvugisha ahubwo sinzi niba nagusaba akantu kamwe kakemera. Nese ubwo naba nemeye guhagarara ikindi kintu wansaba ni iki nka nanone hari ikibazo umaye nambaza azajya nkuvugisha aho niba nta kibazo. uri umuhungu wanjye ndagukunda cyane nkwifuriza ibyiza nzakugwa inyuma kizakubabaza kirambabaza ikigushimishije kanshimisha ariko nuramuka wongeye kumesinga humura ntabwo nzongera ntabwo nzaba ndi kumwe nawe anti humura ntabwo nzongera ahubwo mfite ikibazo kandi cyumvikana ibibazo kandi mu byishimo ko se tuzaserebura ryari nta bibazo bisigaye inyuma koko ikibazo se ni ikihe kandi ni ibyishimo bigeretseho impungenge ndibaza ko yababariye William ese namenya ko ndiganza nabwo azambabarira so you mean namwegereye nka William saba imbabazi z'amakosa yose namukoreye n'iteshamutwe nagiye mushyiraho ariko ntabwo nigeze mentioninga ko ndiganza. William wowe hano nkubwiye ko ugomba gukora iki nese ubwo ni ukuvuga ngo ni Mia wababariye Liam. Yes. So what about Shenge and Ganza? Wenda ni process kuba mbasha kongera kumwegera tukavugana wenda nabyo bizagerwaho mubwira ko ndiganza ariko se nanone ikindi kintu cy'inzitane kiri mwaho ngaho no kwibaza ise we ko nawe ariyo mbogamizi ikomeye papa we se yaba imbogamizi mu buhe buryo we nk'umubyeyi nyine uzi ko wamubabarije umwana inshuro zose yararagarira byanga bikunda umwana yegera agasaka mubwiza ukuri. It is not that. What is it? Yes, reka twemere ko Shenge yagiye akaganiriza cyangwa se Mia yagiye akaganiriza se ku kibazo William arimo kamuteza nuko nakamufata neza nuko namuharasinga n'ibindi n'ibindi. Icyo ni ikibazo kiri ukwacyo. So put it aside. Reka twirebera ikibazo cyuko se azi ko papa wanjye ari we wafashe umukobwa we ku ngufu. Icyo gicyo rero nacyo gikomeye. Ibindi byo kumubabaza byo ushobora kwisubiramo ugasaba imbabazi akaziguha nk'uko yazimpaye. Ariko se namara kumenya yuko papa wanjye ari we papa wa Ganza. Impamvu ari gananga kwitanga nka Ganza. Nawe ntamereye neza ntago anyoroheye ubwije ukuri. Nawe arambwira ngo ntangeneye toka yandi inzoka. Bivuze ngo papa wa Mia arabizi ko ari we Ganza. Azi n'ibyabaye history yose yabaye, right? Yes. Nge ndumva ariyo mpamvu rero wagombaga kwigira Mia nyine ukamubwiza ukuri ukamubwira uti Shenge wanjye umwana w'indahiro y'ubuto bwanjye ukamubwiza ukuri ko ari wowe Ganza nyine. Nese uzazira icyaha cya papa wawe yakoze. Ariko ubundi ko umuryango wacu narinzi ko nta bigwari biri muretse so nkawe waje kuba ikigwari gute? Okay. Harya umbwiye ko ntumbwire ko uryibagiwe hano hanya. Nta kibazo nabyibutse. Nese utuye muri quartier? Ni imbere gato. Niho nuye afanga muri quartier ahubwo sinzi nari nanabyibagiwe nakuranga ari ndibagirwa. Nawe urimo hano muri quartier? Ahubwo nyine ndakurebye si umuntu kari mushyashya mu maso yanjye kandi uko ndi yagucyangira ikirenge nuko ngira akarenge ariko bajya bavuga. Urumva jya kenshi nyine ko ndi umuganga akenshi nkunda gukora amashift y'ijoro rimwe na rimwe ngakora ku manywa urumva ubwo niyo mpamvu utambona. Ubwo ngize amahirwe nkataha kare ngiye kuryama ni nk'Imana yashatse kuduhuza kugira ngo mbone nyine. Okay. Ndumva ari sawa. Wanyemera nkakubwira kuri mwiza basi. Wambabura ukakomeza kuntera isoni.
ubwo niba gutera isoni wasanga binakubangamiye gusa ntabwo byaba byiza ngiyewe ndamutse njyanye ikintu ku mutima kandi ntakaba nyikubwira gusa nashimye gusa nanjye nagushimye nyikubona pe niyo mpamvu naguhagaritse urakoze okay ntacyo ubwo ngubwo ukomereze nanjye reka nkomeze njye mu rugo ndaza kuvugisha kuri phone niba ufite umwanya cyangwa nawe uri muri babandi uhamagara ngo urinde wabaye iki none se ntabwo nyine ukimpamagara mbone nimero zawe ubundi ntaza kukubaza ngo urimo niyo ngenda cyeka warinze uko nkumvishe wagira ngo ntabwo ukunda umuntu ukubaza ngo urinde ntabwo ukunda kwivuga oya ntabwo nkunda kwivuga cyane wumva ibyiza ubwo duhuye amaso ku maso isevinge ninkuhamagara burara ukuntu uhamagara umuntu kandi aribwo mu gitandukana agatangira urinde utewe n'ibiki uvuye he ibintu nk'ibyo ngibyo ariko biterwa n'ikintu nyine yo kubaza umuntu ko hari umuntu uhamagara undi ugasanga ari kumubaza ubusa nyine anyways ibyo reka tubiveho ndabiraraho mbitekerezaho inama y'icyo ugomba gukora nzayikubwira ejo wait nese kugenda kubwira ibyishimo byanjye na Eric aho tugeze. Okay, tell me. Nongera unyita ikigwari anti ndakwingenza. Okay, I'm sorry. It's fine. Ariko urekera aho ubugwari. Umva rero reka nkubwire. Ubu njye na Eric. Kwandi usetse this. Aha. Ubu njye na Eric birashyushye. Biragurumana. Turimo turapanga no kubana. Oh. Wait. Ntubyine indirimbo itara ahubwo ikibazo gihari rero. Haba umunyabibazo. Ni ibyishimo kandi ibibazo. Kagire nkuru rero. N'ababana be yababonye. Teta na Tetero. Bahibara. Harya ntabyo waruzi. No, nakumvaza. Afite abana. Gitifu. Afite abandi bana barumuna bari inka bari barabuze ngo niba bari baraburiye mu mpanuka yakoranye n'umugore we ngo yarazi ko abana be bapfanye n'umugore we ariko ubu ngo yarababonye. Sinzi utubazo turimo ariko ibyo ntago ari cyo cyangombwa nuko yabonye abana be kandi tukaba turimo duplaninga ku bana ubu rukundo rumeze ngo mwebwe amahirwe ku ruhande rwanyu n'amahirwe mu ruhande rwanyu ashenge. Aya sikamwe bagenda twaganira ibintu byose. Biye none se uramutse umamagaye ukumva none wamamagara nkakubaza ngo urinde ugatubwira ati ndi Tony. Okay, ndi Tony muganga mwahuriye aha naha ngaha. Ntabwo ari ibintu bigoye. Okay, nta kibazo ubwo ngubwo ndizera ko uzajya mu mwanya aho bishoboka. Ubundi se uruhuka ryari ndifuza kumenya nyine ntabwo kumfatisha biba bigoye ariko nyine sometimes hari igihe nyine mboneka ngo byajya bisaba ko tubanza tukavugana kuri telefone subiza akazi kacu tuba twiruka nyine twagiye twagarutse ushobora kuguha umunsi nyine n'imbonera. Okay, ikibazo nishimiye kumenya niba bitakugoye wasengamo kandi akoze cyane. Yempita kamarayika marayika. Sorry. Mwiriwe. Mukumuko. Umfasheho. Ongiza rerije. Uzi ko mfitse puruta we. Ese umukozi w'utu puruta? Uzi ko ufite muntu uza mu ntoki hakomeye nko mu kirenge ariyo mpamvu puruta. Umenya ko mfite umubiri woroshye. Sorry kuko nkuhagaritse kubera ko nari mbonye maso y'umuntu wasa n'umukobwa wanjye. Nago wamagari kutankozeho. Ese ko wari utambutse? Akabagenzi b'iminsi barasaze koko. Ubundi genda nk'indege. Iyo ndi kugenda nta muntu mparika. Ndagenda paka ngaparika ku kibuga cy'indege. Ese ko nta kibuga gihari? Uratekereza nacyo? Ari imbere kirahari. Tugende makwe. Cyo kibuga. Nese ubu ngubu hano uvuye ugiye ku kibuga cy'indege?
ahubwo hari akantu numvishe neza ahubwo abana b'iyi minsi kuki ukunda kuvuga nyine gashaka ukuntu mvugisha utankoraho ibyo kunkoraho ntago biriho okay ngaho mbwira uko ushaka kumvugisha nshaka umvugisha umeze gutyo nyine uko umeze okay sawa kandi uzaze ucisha mucurika amaso wikundiba cyane easy bro ndege ukura kandi no kureba ngo biki easy bro cyo ni iki ni gasalamu dukomeza aha none wari uvuze mu ngo ni gasalama ninde hari ibintu nari numvishe ibyo byirengagize ubundi sinzi ukuntu ndi kuganira n'umusaza nkawe ndi umupapa mukuru ariko utabura kuganiriza umwana uri kumva nanjye umwitegereje neza ndi kubona uri umupapa ariko ushaje kubera ufite imisatsi y'umweru dosigito bivuga ubwo mbwira ikintu gitumye umpagarika hari ibintu ntumvishe ngo urabona ngo urasa n'umukobwa wanjye ntabwo kandi igihe naririmbye nyinshi uwuhe mukobwa mfite umwana w'umukobwa witwa Linka ari mbonye physical mu maso yambaye amurasi niyo mpamvu nari ngwagaze umuvugisha ariko nta ugisha ukuri hari ikindi kintu gitumye ngwagaze wanyoye wari umeze neza ntabwo umeze neza nimba utariye umbwire tujyane mu rugo hari ibiryo ngiye kukugaburira kubera yuko njye nta muntu dusa njye ndihariye mu Rwanda no muri Amerika no muri Afurika y'Epfo n'isi yose njye nsa njyenyine rero uwo Linka none areka mubaza sibyo Linka yaririmbye izihe ndirimbo kubera ko njye naririmbye nyinshi niga ndirimbye nyinshi muzo waririmbye se mu bwije mama nikumva ntabwo ari ngombwa ko nziririmbira ahangaha sibyo nise uko ndeba uri kumvugisha wisetsa ufite utuntu umwenyu ku maso uri gushaka kunereta se ntabwo ari uko batereta si ubundi ubwo waba utereta ahita umvugisha ukuri ubu urebye neza urabona njye nameze nkaho ureba deja sinzi rero ibintu biri guhehetamo ushaka kugenda ukajya kurindagira ahandi ariko uzi kuganira nubwo hari bitagenda neza ariko uzi kuganira nyine ntabwo ushaka kuvugisha wisetsa sina kuntu wakikaruma nk'uko ubona nanjye nikarumye ukaza ukanura amaso nka gutya ubona nka none ndende tukaganira deja ese kucyumva ushaka setu nikomereza nigendera wasuje kumbwira ese mu rugo nahagana tubina uracyashaka kunereta ntabwo ndi gutereta pe nso kugira kumbaza utuntu twinshi cyane kandi wari urimo kuzenguruka umbwira ngo ntabwo na sebe ubundi mbwira abapapa bakuze nkawe muba mwumva mumeze mute iyo mwigize ba shuga dadi mugata mwigira inuza ibimasa by'umurenge n'akarere n'umudugudu n'isibo muba mwiyumva gute uwo Linka se ngo turangana umukobwa wanjye ateye neza nkanjye gutya nyine mwiza ukuri gereranya noneho ahantu ugereranyiriza ibintu bitagereraho nakubwiye ngo murasa mu maso mfite taye française you see none uri kungereranya n'uwo mukobwa wawe ubu wasanga ari n'ikintu gitumbaraye cyangwa wenda ugasanga hari ukuntu aviringuye aracuritse nk'icupa rya pirimusi ukaba uri kujyanye n'uwo mukobwa kwera rero uwo muntu umbwire njye ntabwo nsa nawe wapi no umva jyewe rero uwo mukobwa wawe ngo hajya ngo yitwa Linka uwo murinka njye ntabwo nsa nawe nimba ushaka gutereta ubundi njyewe iyo umuntu ashaka kunereta abigenza icya mbere urabona nubwo uri muremure ntabwo ufite byibura ijosi rirerire ringana n'umunara wa Dawidi ikindi urashaje rero mu bantu nereta wa not my type easy bro rero bye ntabwo njye uri Murinka ntabwo ndeba bayi ngona kuku ati bayi ngona bayi ngona